ega bari yabajiwe mu bipangu, hari abana bo mu bipangu batagera hano, aho byibuze nibajya kuri YouTube babona ikigoma cy'umushumba, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, muvuge ngo yego. Ese tuzajya tubabwiriza mu buryo bwose, mu buryo bwose. Tegura igiterane cyo kuramya Imana, ubutaha wenda nka 2023 tuzategura n'icya hip hop cyo kuramya Imana, byose bihimbaza Uwiteka. Injyana byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, muvuge ngo yego. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka, muvuge ngo nanjye. Byose tuvuga Yesu, twaba twariye twaba tutariye, tuvuga Yesu mu buryo bwose. Ibyatunamuye, ibyatubabaje kuri uyu mubumbe ntago byabura, ntago byabura. Niberiya yarakubiswe, urabona atari wakubitwa se, ufite ibiro bingahe? Uzikariya yarawurije, niwe muhanuzi wenyine wirukansa, niwe wenyine. Muri iyi Bibiliya narabibabwiye hano, nta wundi wigeze uraburiza mu rwego rwo kwiruka uretse Eliya. Twongere Data twese icyubahiro tumushimire, Imana ishimwe. Hari byinshi naboneye muri Foursquare, ntabona uko ndangiza, ntabona uko mvuga. Hano nahakuye amakaro ambana menshi no muri jaride Nyasasamo, ndi umwe mu bapasiteri bafite amakaro muri jaride mu gihugu cy'u Rwanda. Yavuye hano umushumba yamaye ikaze tuganira muri biro, umwanya utari muto wangira inama, wewe umaze imyaka 3 hano ntago uragerayo, ihangane. Rero hari byinshi umuntu yashima Imana. Uyu ni umwaka numva ndi gushimamo Imana, ntabo nibyo mvuga ku Mana, ni byinshi. Noheli na bonane ngiye kuyirira mu nzu wanjye, ntago mwabyumva, twigeze tubaho tudasurwa tudasura. Muduheke rero mutumara imibabaro. Iyo ngeze ku ijuru ndaneze, iyo ndeba abana b'Imana twica, iyo ndeba itorero ndanezerwa, kado ndanezerwa. Waba warize utarize, waba urya ifiriti n'amakaroni ndarya capati n'ibishyimbo, twese dusangiye izina, twitwa abana b'Imana. Icyo kiranezeza, umva ndakomeye. Ubu turi abagenzi bajya mu ijuru, turi abana b'Imana kubw'imibabaro umwami yagiriye ku musaraba. Twese dufatanye dukomere Imana amashyi. Imana ishimwe cyane. Twese dufate bira dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, igice cyawo ni icyambere, umurongo ni wa 80. Twumva icyo Uwiteka avugana natwe muri uku kwezi kwa 12. Igice cyambere umurongo ni wa 80. Bafite bimeze nk'iyanjye, ni ku rupapuro rwa 59 mu isezerano rishya. Reka dusome twumva icyo Uwiteka avugana natwe. Haranditse ngo, twahageze Luka igice cyambere umurongo wa 80 ku rupapuro rwa 59 mu isezerano rishya. Haranditse ngo, uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Imana idufashe cyane, amen. Nongere subiremo. Haranditse ngo, uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima,
aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo abisiraheli. Imana idufashe cyane, amen. Amazina yacu ni Niyonshuti Theogene, ndi umugabo ufite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basanasa. Abana banjye turasa. Dushimiye Imana iduhaye umwanya mwiza wo kuza kubana namwe kuri uyu munsi wa gatatu. Njya nibaza akabiri nako hari aho kari. Agatatu, akabiri, habaga badushyiragaho na 4 na 5 na kambere na 6 tugahurira ku cyumwe, mbese iminsi yose tukiturira mu nzu y'Imana. Mwe ntago mwabyumva, ariko Dawidi yaravuze ngo kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe bindutira imyaka 1000 kuba mu nzu z'abakomeye. Ntago yabivuze ari inzozi. Iriya zaburi, iriya ndirimbo yayiririmbye amaze kugera ku ngoma, amaze kuryaho, amaze kuririmbirwa, amaze gushimirwa, amaze guterekerwa nk'umwami, ariko asanga ibyo byose nta cyaruta kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe. Rero agatatu, akambere, ariko nta kibazo, tuzatuva mu gatatu twikubita muri 21, tuve muri 21 twikubita mu gusibura amayirwa. Mbese bajye badupangira utuntu tw'uturinye, muvuge ngo uturinye, utuntu tw'uturinye two guhura na data wa twe. Ubu baba baduhaye pase yo guhura n'Imana. Ntabwo mwabyumva, uriya ku bantu bakina imipira, iyo umwataka ari imbere ntabwo nawe ukiriye, ntabyo nzi, byaranyishe. Ariko njya mbona umwataka iyo azamura urutoki ati mereza. Amen. Dukomere data wa twese amashyi tumushimire. Ibyatunamuye, ibyatubabaje kuri uyu mubumbe ntago byabura, ntago byagibura. Niba Eliya yarakubiswe, urabona atari wakubitwa se? Ufite ibiro bingahe? Uzi ko Eliya yarawurije, niwe muhanuzi wenyine wirukansa. Niwe wenyine muri iyi Bibiliya, narabibabwiye hano, nta wundi wigeze uraburiza mu rwego rwo kwiruka uretse Eliya. Kandi Bibiliya imuvugaho ko nta uhwanye na we, n'umuriro babyumva kimwe, ntarindira kujya kurahura, upfa kuba umucokoje muriro manuka se kura Babilo. Eliya mwimuramo. Eliya wishe 850 icyarimwe. Niba ari inkonji, niba ari kaci, niba ari diburiye rimwe, ntumbaze 450 ba Bayali n'abashera abasekurira rimwe. Cyangwa muragira ngo nunde mvuga? Ni Eliya wa wundi wazanye na Mose ku musozi, baje gukora ihererekanya bubasha. Eliya azahagarariye ubuhanuzi, Mose azahagarariye abatambyi n'ubuyobozi, baje guhereza Yesu ihererekanya bubasha. Eliya yumvuga ni wundi wagiye mu ijuru adapfuye, ngari ku mudamu amuhabije gusa ubwoba bwonyine. Ejo nzakuniga ngahita fatiraho, ariruka kibuno mpamaguru. None weho ndebera ukwegereye umumbwire ngo weho se, yamundebere weho, ongeraho ngo uyu mubumbe se. Uyu mubumbe uhombera aho abandi bungukiye, wambarira ubusa aho abandi bambariye, urerera aho abandi barerera, abawe bakaba ibirumbo. Wasezeranye ukora ubukwe bakwambika impeta, impapuro umushumba yaguhaye ngo usome nizo yahaye abandi barasoma, urwawe rurasenyuka. Ugenda buhoro, 20 ukayubahiriza, 30 ukayubahiriza, icyapa cya 60 ukacyubahiriza, icyumweru kigashira Sofita gufoto iri ku gatobokesha ukabura yipine. Wiganye n'abandi ubarusha ubwenge, babona akazi, wowe ubura akazi, ubura
icyatuma ukomeza kwiga byibuze ngo usazire mu mashuri. Hari umuntu wiga ukabona harimo ihungabana. Cyo ntago mwabyumva. Kiga kagera muri pasi agakomeza kiga byibuze ntaninje no mu gihe cyo kwandika ibitabo base wakahora afatiyeho. Rero twebwe twakuriye imihanda, twe twiga amashuri y'imihanda gusa. Nabo bajye biga bafatiro, natwe y'imihanda turi danje. Buri muntu afite aho yigiye. Ariko haleluya haleluya. Ariko nubwo isi tubabaza abize n'abatarize mujye muza ku mugoroba mu gatatu wewe uhagere gusa. None akabiraho kari wirirwa uhiga, nicyo nashatse kuvuga. Naho ugira gute usimbukireho. Akana nubuzaho kari naho usimbukire. Nubona nta nagari ushyiramo YouTube, ushyiramo Frank muri salo, ujye utaruka mbese ugakorera iwawe mu rugo, ariko nturyamye udakoza akagoroba. Niba hari akagoroba k'ababyeyi mureke natwe dukore akagoroba ka data wa twese. Oh haleluya, mureke dutaramire data wa twese. Uzisi yagukaranze wanamutse mu buryo bw'umwuka no mu ruhande rw'umubiri, ariko wagera ahangaha ugahura na batatu bafashwe, nawe ukagera ugataha wafashwe. Wewe ujuze. Ariko nakajeste dukunda, ariko mune tugakoresheje mu gihe kiza ntacyo biba bitwaye. Mbwirira ukwegere ngo wewe ujuza. Wewe ujuza gusa. Wowe ujye wizira, ujye utarasa byange ariko utarasugana hehe. Ahangaha dushimiye Imana inyemereye kugaruka mu gatatu kandi dusoza umwaka. Imana iduhana umugisha mwinshi. Abashumba Imana bampera umugisha ko ndi hano mu gusoza umwaka. Mu gusibura amariba, hari amariba Imana yasiburiye ahangaha, yampereye inshuti hano kubera ikiriya kiyekara. Nza hano bwa mbere nacyo cyabaye ikigeragezo. Naricaraga nkabona baranda hose ninjye bareba, nakoma amashyi nkabona hariya ndagati ni data. Hariya umunsi ndabwiriza nireba we, najya gusirimba nkabona ndaguruka. Ibintu byose ni hatari ko dushimiye abashumba baduhaye ikaze, kandi hano niho hambere natangiye kubwiriza mu yandi matorero, bahabaye inzira yo kunyingurira n'abandi Imana isibura amariba yo kuvuga ubutumwa bwiza. Rero ndabashimiye Imana bampera umugisha. Nahakuye inshuti, makura inshuti y'umuhungu witwa Frank. Nubona umusore yikuye $1 ry'akariguha atayavunjishije ngayarye akayaguha ari $. Umuntu w'umuhungu uzi imibare baba bafite. Atarajya gukwa akariguha. None ejo bundi yampaye $6 cyagiye burya twavuye Muhanga yasunikiye ngo sha. Mbese hari igihe Frank ama amafaranga avuga ati kweri nzamubera pare icyo nzitaga. Nkangira baraziriye muri jenoside ngo muhinka ndabiza kundika wenda uretse kukubera pareto nta kindi. Ariko nintakubera na pare mu bukwe nzaba mari, kandi mu bantu bazakurambikaho ibiganza. Iyo umushumba amaze avate aba pastor bari hano mwigire nzazamuka mu bagenerera. Mu bagenerera nubwo uzi kuririmba ariko ntuzahagera. Ni inshuti yawe ariko tuzamusengera wicaye hariya. Hano ntago wahagera ku biganza bafatanye ibiganza. Hano ujye usirimba mutarukane hano
ariko mu kumusengera umunsi azaba yambaye ikoti na karuva uzaba wicaye iriya, ariko umushumba azavuga ati abashumba bari hano bige nanjye mite nzana. Oh haleluya. Ninakubera pare nta kibazo nzanagusengera mu bajenerali, ubwo mbaye nitanze hakiri kare. Haleluya. Twongere data twese icyubahiro tumushimire. Imana ishimwe. Hari byinshi naboneye muri Foursquare, ntabona uko ndangiza, ntabona uko mvuga. Hano nahakuye amakaro ambana menshi no muri jaride Nyasasamo. Ndi umwe mu bapasiteri bafite amakaro muri jaride mu gihugu cy'u Rwanda. Yavuye hano. Umushumba yamaye ikaze tuganira muri biro, umwanya utari muto wangira inama. Wewe umaze imyaka 3 hano ntago uragerayo, ihangane. Rero hari byinshi umuntu yashima Imana. Uyu ni umwaka numva ndi gushimamo Imana. Ntabwo nibyo mvuga ku Mana, ni byinshi. Noheli na bonane ngiye kuyirira mu nzu wanjye. Noheli na bonane ngiye kubirira mu nzu Imana yamaye. Twongeye ngihaye icyubahiro cyawe. Uzabikore batazaguhugura n'injye ubikoze, batazakubaza aho byanditse muri Bibiliya. Hari ikibintumye nishima kuri myaka 10 dukodesha badusohora mu mazu. Umudamu wanjye nigeze avuga ngo asiki yanyitaga sheri, na n'uyu munsi aracyanyita sheri. Icyatuma nishima ntayihaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru ni iki? Wewe urabura Minerivare bakakwijundika mu rugo ukagera ugasanga arareba nk'ingwe, ariko badusohoye mu nzu akomeza kunyita sheri. Nyihaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru. Imana ishimwe ko 2021 na 2 Imana impaye inzu. Ejo bundi nicaranye na madamu nibaza uburyo tuzayishimamo, ndabibura. Mbura uko tuyisha. Iyo biturenze twe tubura uko cyakoza nambwiye ngo reka tuzareba abana babyariye mu rugo b'abakobwa ku mihanda badafite epfo na ruguru. Ubwo abandi batumira abakire bagenzi babo ngo baze barye, natwe dutumira indara zakubiswe zize dusangire muri jaride. Nge nishimana n'abakubiswe. Nibwo butembere bwanjye. Inzahari. Frank ndagutumiye, niwo zabaririmbira na sente nzahiga. Uzaze dusirimbane nkwereke indara zicoma ziri kuririmba Yesu tu. Choma. Zikeneye ko tuziha urukundo. Zirye Noheli. Hari abantu batazi Noheli na bonane bihora bisa. Uwo munsi rero ndumva ndimo ndasenga Imana ngo izabinkorere ejo bundi, kandi bizaba. Hari abadamu bambaye ubusa.
madame ejo bundi bamuguriye igitenge ibubu babyita ibubu cy'ibihumbi 150, none yatinye kucyambara, ndimo ndamusengera ngacyambara, cyakoze yifotoje amifota cyambaye. Mama pasiteri yanguriye ikote, umushumba mutunga ibiganza bwe bari bumugisha, nguriye kositimu. Ntago mwabyumva, twigeze tubaho tudasura, muduheke rero mutumara imibabaro. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Nishimiraga Imana, shumba Kado ndamukunda, dutaramira muri bire hariya haruguru, rangana nge yunganirije ubumaye urukundo rwinshi, yumpaye umwanya ukanga, nigeze mbaho nkeneye abantu ndababura, kugera naho ubu nihungabana ntiriraje. Iyo umbwiye ngo ujye kungurira ikawa mpita nkubaza ngo igura ngahe, ngiye nkahita nyashyira mu biro by'ibirayi, kungurira ikawa. Nose mwibutse kuyingurira ubu ngubu, ko mukozi ngo ndagira ngo twicarane dusangire ikawa. Iyo nyinyweye ngira isereri, nimuzongere kubimbwira, ngira isereri iyo nyinyweye n'uriya mwuka mwumvishe, nimuzongere kubimbwira. Uretse ko mitashyira no mu biro by'ibirayi. Baherutse kungura ngo ji y'amadolari 6, amadolari 6. Nahise mbara ibiro harimo ibiro 11 by'ibirayi. Ni byiza kwicara hariya ukaganira n'abantu, nabyo ni byiza, ariko mu yami hari abo nkeneye kugaburira bashonje, igihe nikigera naho nzahicara. Nabwiye ko bantegeye itike ngo y'indegera ngo njye gutembera, nababwira kure kubwira indara yagogose ngo ijye gutembera muri hoteli. Mubyeyi Minyoni namukujeho sinajyayo, yihangane Poso Minyoni, ariko narihiye abana b'Abanyarwanda 9 amashuri, muyo yaragiye kumpa ngiye gutembera. Nahise nkora na Protaye. Mwari mubizi ko na Protaye yagezeho? Mushumba ubu hariho umuryango wa metero 6. Uzi gukata, ngenda muri karina ariko nayise vewiti mu rwego rwo kuzengereza abadayimoni. Ujye ushaka ukuze buri kintu Imana igukoreye igihe izina, kereka icyo wabonye mu manyanga, ariko ikintu cyavuye ku Mana ugikita izi. Aho bameneshereza amavuta ba vewiti nanjye niho nyameneshereza. Ikinamba vewiti zogeramo nizo nanjye nugiramo. Control technique dufite izisa, iya vewiti n'iya karina yanjye iparitse hariya, zose nizi yayise vewiti. Iyo nkase rero nakora ku ihoni ngo bi kabona kuntu urugi bari kurusurika, ubu ndinjiramo hano ni wanjye koko cyangwa ndimo ndarota. Namara guparika neza, ubwo icyo gipangu ntagisangiyemo n'abadamu babyariye ku muhanda, ntagisangiyemo na za mayibobo nk'uko nanjye nari mayibobo. Nasangira nani? Sangire na Frank uzi kubyigurira? Ni weho nzi mwari we nzajya mvugagira. Sangire na n'umushumba ninde harya Ben azi kuririmba, nge ntabyo nzi. Aririmba nkamukunda, ariko nge buriya warepetaga ndi gucoma, niyo mpamvu ntajwi. Uzajya uririmba nanjye mbwiriza. Amen. Ariko uyu mwaka ugiye gutangira nzasohora ikintu cy'ikigoma cya danje.
maze kubona igitero kimwe Frank nawe azashake ibindi bitata binyandikire nzamuha korabu niko bayita harya hip hop ya danje ndimo ndayandika nawe uzashyiriramo kuri senti ariko ega bari abajibo mu bipangu hari abana bo mu bipangu batagera hano aho byibuze nibajya kuri YouTube babona ikigoma cy'umushumba kuko Imana yakunze abari mu isi cyane muvuge ngo yego ese tuzajya tubabwiriza mu buryo bwose tegura igiterane cyo kuramya Imana ubutawe nda nka 2023 tuzategura n'icya hip hop cyo kuramya Imana byose bihimbaza Uwiteka injyana byatumye itanga umwana wayo w'ikinege muvuge ngo yego kugira ngo umwizera wese atarimuka muvuge ngo nanjye byose tuvuga Yesu twaba twariye twaba tutariye tuvuga Yesu mu buryo bwose badusanga hano mu rusengero tuvuga Yesu tubasanga Kimironko tuvuga Yesu tumanuka ku mucanga tamutamu naho tuhavugira Yesu n'abavugeho bagiye kwa kubyikoga simbanze kuntu babyiteye ariko ndagira ngo mbabwire ko Yesu hari igihe byabaga ngombwa kava mu isinagogi akamanuka ku mucanga Petero na Yohane yabakuye ku mazi muvuge ngo ku mazi ku mucanga kandi ageze asanga ntiyabafatisha atabahaye pasi bati munage iburyo mwana banazi iburyo bararoba barobya bati niwe wa mbere reka tumukurikire tuzajya tubabwiriza tunabaha uturinye two dushoboye kubageza Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe Imana igushoboze kuvuga Yesu mu buryo bwose twasomye ijambo ry'Imana soza dusenga nari ndimo nishimira Imana madamu yambwiye ngo mbashimire ntabwo yabashije kuboneka ariko yumvaga twabana kuri aka gatatu ko gusoza umwaka ko kazi byiza yakuye ahangaha azi byiza yakuye aha yambwiye ngo mbashimire ngahora zirikana umugisha yaboneye muri Foske uyu mwaka mfite byinshi byo ndashimira n'itorero ryanjye rya ADPR ryashubije mu nshingano nkaba mbarizwa muri paruwasi ya Muhima itorero rya Kamuhoza kandi rikemera kurera uyu muhamagaro wanjye wo kurwanya ibiyobyabwenge ndabashimiye abayobozi bakuru b'itorero banyemerera kugira ngo mbe mu bamwe mu barwanya ibiyobya kuko nzi ingaruka zabyo kubona umwana w'umunyarwanda umwe yahinduka akareka ibiyobyabwenge ndumva afitiye ideni Imana yambabariye afitiye ideni igihugu n'itorero na sosiyete nyarwanda sinzaceceka nzakomeza mbwira abantu ko ibiyobyabwenge ari bibi byaranyishe biranyangiza ariko umunsi nakiraga Yesu mpinduka icyaremwe gishya icyizere nari naramaze gusenya mu bantu nyisenyeye kubera ibiyobyabwenge Imana irongera iracyubaka kandi si nibyo dufite ijoro iyo ngeze ku ijuru ndaneze iyo ndeba abana b'Imana twica iyo ndeba itorero ndanezerwa kado ndanezerwa waba warize utarize waba urya ifiriti n'amakaroni undi arya capati n'ibishyimbo twese dusangiye izina twitwa abana b'Imana icyo kiranezeza wumva ndakomeye ubu turi abagenzi bajya mu ijuru turi abana b'Imana kubw'imibabaro umwami yagiriye ku musaraba Mana duhana bakimara kumbwira ngo zaza tuganire natekereje ku magambo y'Imana menshi twaganiraho ariko numvira ijambo rinjemo rivuga gukura homeruka kwigisha ejo bundi nagarutse ku mbuto
mushiki wacu ntabwo wakwera imbuto utarakuze. Iri jambo wigishije aho wasomye nariteguye ryongera muyonza kwigisha. Natangaye umwuka n'umwe. Ntushobora kwera imbuto utarakuze. Ikibazo abashumba dufite abakristo bagwingiye. Umukristo wagwingiye wimushakiraho imbuto. Hari ibimenyetso biranga umwana wagwingiye no mu buzima busanzwe ahora yigunze. Bandi bakina adakina, bandi bafite umunezero nta munezero. Kristo wagwingiye, umwana wagwingiye. Ubundi hari ibimenyetso biranga umwana uko akura. Ufite akana gato karabanje kiga kwicara byonyine, bamwicaje tubona nishimye mu mezi 4 gusa. Siko yatangiye kwicara, kari umunake bagafata ati wimwicaza ubwo batarakomera umugongo, ariko minsi mike akicara. Mu yindi minsi mike ukabona akana gatangiye gukora dede no gukambakamba, ukabona ni fiyeri. Kandi wanagera mu rugo nkatwe abagabo tutirwa mu rugo, badusanganisha amakuru buri teka yaho umwana ageze mu mikurire. Nero iyo yiga kuvuga, mureka mbabwire abapapa turi fiyeri. Abana bose biga gutangira kuvuga bavuga data data. Hari umwana wiga kuvuga avuga ngo mama mama. Bose batangira bavuga ngo iki? Data data papa papa. Ntumbaze uko bigenda, ibyo bizwi n'Imana, n'ibanga ryayo. Nino kuko tuzinduka dutarasa tujya guhiga, kandi ujye wihangana iriya mihigo uburiho ni ingaruka za Adamu. Murabyibutse ko nabibabwiye? Ni ingaruka za grafere waze kuvuga ngo mbabarira. Nico tuzira ibi byuya ndi kubira, ubundi sinakabaye ndi kubwiriza ndi kubira. Reka ni ingaruka za grafere bana. Ni ingaruka za grafere wanze kuvuga ijambo ry'inyuguti zingahe ebye mbabarira. 7 kuriya mubona duhiga bikanga, bakadukuzo bakatwambura bikanga, ugakora ugatsindwa bikanga. Iriya mibabaro rimwe wanayabona ukayarya, wayarya bakaba bigukuye nk'inyama zabaye nyinshi mu maraso nazo ukabura ziretse. Niba hari ikintu cyambabaje n'ukujya kwa muganga bakambwira ngo gabanya inyama, nese ndeba muganga navuga ati muganga nibwo zikiza, nibwo zikiza. Ariko byose ni ingaruka z'iki? Za grafere. Ingaruka za grafere. Wanze kuvuga ijambo ry'inyuguti zingahe? 7 ngo mbabarira. Imana itimukubita igikapo kirimo ibyuya guhiga. Abamama namwe abamama haleluya. Iyo soprano muvuga kuri igise kibasekura, ako mbanza kiryana. Wari bwo n'umudamu ugiye kwa muganga kubyara, afatiyeho kikamufata. Kwa steri nishakize ntashobora kurenga aho ngaho. Nikimurekura yongera afatira kuriya kigusekura rero. Kuriya kigusekura ni ingaruka za sister wanyu mukuru, za mushiki wanyu, za mukuru wanyu Eva wanze kuvuga ngo iki? Mbabare. Nta yindi nzira byaca. Sinshobora kugusengera ngo ntibizakurye, ahubwo nsenga avuga ngo bizakurye cyane vuba. Ngo 3 ngo 4 ngo bigeze kuri kangahe? Ngo 2 biramanutse. Twebwe abagotita birongera bizamuke ryari koko? Ko biramanutse ngo birazamutse. Nihangane bibarye. Ni ingaruka zande za mushiki wanyu. Kristo kugira ngo yere imbuto agomba gukura. Muri bimwe biranga umwana ko yakuze neza, nari ndimo mbabwira ngo hari ibimenyetso bigenda bimugaragaza, haba mu mivugire, haba mu mikambakambire, mu bwenge bwiwe ndetse no mu mbaraga. Bibiliya yavuze ngo uyu mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima.
imbaraga z'umutima nta zindi ni ugukura mu rwego rw'izi mbaraga z'umwuka wera. Uko bwije n'uko bukeye tugenda dutera intambwe. Agakiza ni urugendo, hari ibyo twungukira muri uru rugendo. Ngo kandi aguma mu butayu, nta handi imbaraga zitesiti, nta handi zigeragerezwa ni mu butayu. Ariko haleluya, ntushobora kuba umusirikare utanyuze mu butayu. Reka mbyite ubutayu ari ryo kosi. Umusirikare wese anyura ku ikosi, kandi igihe kigera bakabasubizayo kandi ari amahoro. Sinabayewe, ariko iyo uganira nabo ubonanye n'uyu muzaganira bari bwa n'umusirikare se ngo reka daba barahumuye mwana. Dukeneye abakristo bakuze bada kugira ngo bashyireho irindi peta, asubira ku ikosi. Uko ubona hano byuzura, uko ubihwanya no kujya ku makosi, ntabwo bashyiraho ku busa. Ariko haleluya, ibyo tubona tubibona kubera ko turangije amakosi. Duhagaze ahangaha barabanje kutwima gushima Imana. Wabyumvisha we nyina ntuza we, umva we ntuza we, duhagaze hano baratwimye gushima Imana. None ujejo ngo kutaragera hano. Ariko ntago ari hano, ni muri Cameroon. Twarababaye. Kristo agomba gukura. Gakura. Hari intambwe zirindwi, mvugemo 3. Intambwe ya mbere, umukristo agomba gukura kugera mu rwego yizeye. Ntushobora kwerura urubuto rw'urukundo utizeye. Batumaze kutuganiriza. Hari nabo musengana kuvura bavuga ngo Imana ngo imbabarire urukundo ruke. Kira cyaha ntago kibaho. Urukundo ruke. Ufite inusu se tugusengera ugira ikiro n'inusu. Ntago kiriya cyaha kibaho. Mushiki wacu urukundo ruriho kandi rwinshi. Ubwo kibazo ni urukundo rwo mu nzego. Umuyaya ku muyaya, umunyonzi ku munyonzi, umumotari ku mumotari, lisansiye kuri lisansiye. Kaye ntiwarenganya ni uko isi yubatse. Umuzungu zarakundana n'umuzungu zayamuranguraho amurangiraho karoti ziri. Umuyede ku mufundi, umufundi ejo azamwikira akacyubuyede. Umumotari ku mumotari ejo azamurobeshe. Urukundo Bibiliya ivuga ni urukundo rutarobanura ku butoni.